w'ibiti ese du wabeshya abanyarwanda rero kabisa wabeshya abantu kuranya ducurika nase ako du bro uzatwere kuri gutema ibiti iyi si pick up nicayemo man iyi si pick up nicayemo ibyo si ibikoresho yewe Reji do ahubwo Dumba ni utwara abakozi mani ese tukaba utika bivuze ko ari ariko mani Dumba ni utwara abakozi dore utwara abakozi Dumba gutwara abakozi be abakozi babana niwe uriya muntu yabikoze yasinziriye ahubwo uriya ni umukozi nuko wamwicaje hariya kugira ngo abasinziriye uriya ni ubikora Dumba ni utwara abakozi boro yambaye mu mutwe reba Jackie kira kiboro amuje yambaye mu mutwe ngiye nigeze gukora mu ruganda rw'andi rwa Nkunda Amahoro kira kiboro abantu bakora ku mashini baba babyambaye nyine kugira ngo rutumve urusaku Dumba rero yabonye nani wamuryamisha kuri vora agaruka kudutera imwe kuri ya side y'iki y'abagenzi bro n'abantu deba muri comment n'abantu bari bambona niwigeze ubona aka video ka Chris Easy ndimo ndatema ibiti muri challenge challenge birumvikana rega Chris Easy ashobora kuba yakwishyuye kandi ni inshuti yawe oya Chris Easy yarambamagaye Chris Easy yarampamagaye tuzakora live uri gutema ibiti tukabyemera Chris Easy yarampamagaye yarambwira ngo arashaka ko mukorera agacarengi yashakaga ko nanjye nkora ibintu nk'ibyo yararimo arakora ndamubwira sasa rero njyewe simbona umwanya so ahantu dukorera ibiti ahantu dutema ibiti kenshi naguma muri morezo ntaguma muri mo signal naguma muri mo signal nyine ya telefone na network ariko hari ubwo ushobora kugenda ukagwa nk'ahantu aho muri muratema muri mo network ahantu mwishamba ugasanga nyine agasigno karaje network nyine umuntu arayibonye ni hahandi mujya mumbura mukajya kubona Duma amaze iminsi adapostinga ese dore kamubaza ubundi ko akenshi nkunda kubona kuri live ukora ryari nk'ubu ndi mu modoka turi ku kazi turi ahantu hamwe turimo turagenda ahandi mfata agapozi nkahita ngenda nuza nkafata nuza nkakora live kandi umunsi uba urimo amasaha 24 kandi amasaha yacu n'amasaha yanyu ntabwo ahura cyo koza dana no ase ubukora twaryamye ko nzi ko abantu bataryama nk'amasaha nk'ubu ngubu ni sangapi nk'ubu ngubu si nka saa nk'ubu ngubu si aho ngaho si nka saa moya kandi uri kubireba ni saa moya nibyo ega duna uri umukire mani uri umukire ntabwo ibyo bintu bikora ahubwo igihe tuba turi maso urakizi we warakoze cyane aho ku buryo waje muri vacances wenda y'imyaka 5 nirangiye nibwo uzasura mu kazi wakoraga cyangwa ikindi kintu ukaba warabyaye umva ikindi kintu wabyaye hari amafaranga ngo babahereza aho ngaho sibyo y'abana ukaba ufite abana bakuru nka 5 bakajya bagwa nk'ibihumbi 12 abana bakuru 5 bakajya bagwa nka nk'ibihumbi 12 by'amadolari none ukajya ukora amasaha macyenda ugafata nk'ibindi bihumbi nka 20 ka 30 gutyo na bibiri biba biguhagije ku kwezi ayo mahirwe nayakura he ese du utari kuri live uba uri gupostinga sibyo ubwo ahubwo icyo mba nibaza aba bana ko wabamaze ubundi muhura ryari abakobwa ba Kigali n'abakobwa baho ngaho hano mushufisha ndonga muri Kanada ngo witwa nde wari umunyamakuru agasatsi k'umweru Albina ego Albina niwe sheri wanje sheri wawe ariko rata nanjye niba ari ibihuha nyine ngo ari ubwo njya nitekerezaho nkumva nanjye ndacyanganya nibyo umuntu ashobora
uzi umuntu ashobora kuba nzi neza cyane cyane mu bantu b'i Kigali bose. ubundi utari fifira ye Nyina ni antuka ni Fifira ya wenyine. ariko sha Fifira niwe ushobora kuba nzi neza urumva kubera Fifira ya niwe muntu ushobora no gufata umwanya nkarakarira mu gikari nkabwira ibintu nkacurira. ariko fifira ye uzikari inshuti yanjye Fifira ariko namwigishije kuba umuntu no kubana, naramwigisha arabizi. narabizi kabisa, twahuriye muri Antonov. Nakuntu ataba inshuti. Ubundi muntu yari kuzamenya yari Jackie, ariko Jackie atangira kuba akaguru. Nkazajya musanga mu bagabo hariya, nkamusanga abagabo hano. Jackie ase ndumva ubugira ngo nzagura diridoma wabyumva baromani. Wagira nkirira ibyano ubugira ugenda gute. Jackie yarambwiye, Jackie yigeze gufata telefoni yanjye arara yihamagara arimo ararira. Ase man, Jackie jero kimeruka kozwe. Umva se murangirize. Jackie ari kuri. Ego. Ari kurira amamagaye ngo nanze gufata telefoni ze, ngereza bashobora kuzaguhamagara. Sha wapi pemeze neza, ndashima Imana. Banye neza n'abantu bose. Mu bintu wavuze ega ndumva umuntu mwiza. Ndabizi ntabwo ngomba kumbwira ubwiza bwawe ndabuzi, ariko wari warakaye cyane, kandi umuntu warakaye aba ameze nk'uwatsinze. Ntabwo nabwo kurundi ruhande ntabwo nari narakaye. Wowe muratwika. Byari ngombwa ntwika iki se? Ntabwo nari ndi gutwika. Umuntu utwika avuga ibintu bingana kuri. Aga yarambwiye ngo Dumba ngo buriya Regis azi ko nabiretse, ariko ndimo ndategura bombe. Mwana wa mama wicara uri menge ntambara niraranye. Duzi impamvu nkunda kwambara imyenda y'imikara? Oya, ntabwo umwenda w'umukara ujya upfa kwandura, biragoye. impamvu ukunda kwambara imyenda y'umukara nuko ntabwo ipfa kwandura. Ntabwo ikunda kwandura kabisa. Ahubwo nshaka kwibariza Jackie. Yo. Inshuti yacu yazize iki? Mbonye inshuti yanjye ibintu byakomeye. Ni ukuri kw'Imana nanjye uko muri kwibona nanjye niko ndi kubibona kabisa. Nahamagaye na buri nguni ntari kwitaba telefone. Ndumva sinamakuru. Uko biri kose ndi bumenye amakuru tu, uko biri kose ndamenya. Buri nguni ndaza kuza kumuhamagara numve byari byo, ariko njyewe abantu banga kumpa amakuru bakaza ariko muzajye muyamparangiye. Abantu banga kumpa amakuru mbere, ariko ugasanga yose nayatoje agenda ngeraho inyuma mu gikari. Ibi bintu byo ku breaking news nibyo bifungisha abantu. Ega abantu buye amakuru mfite nuko ngo abantu bagiye bakunda gukinisha inzego, akabaye kose bagahamagara, rero ngo bahise babaseriye cyane ku buryo usiga bahamagara bakakwitaba. Ngo iki? Ni ukuvuga ngo abantu ngo bagiye bakunda gukinisha inzego bazihamagara mu bintu bidasobanutse ngo zikabihorera. Ariko ngo basigaye bahamagara zigahita zitaba. Gusa nyine urw'abagabo niba ari rwazize nta mugabo useka imbohe, nyine tumusengera agaruke mu kibuga yisubireho kuko ntabwo biba byoroshye. Ariko Dumba nawe mbona ari vuba buriya abana b'abakobwa ba Jackie. Reba ukuntu Jackie yabyibushye. Buriya Jackie ni ukubyibuha gusa. Ariko wambana. Oya, buretse gato urimo urabivanga. Wowe ubona ari vuba gute kuri njyewe? Abakobwa b'i Kigali bose utakunyuzeho ntago abasha kugira aho agera.
wa mugani Dumba afite iyihe miti? ariko jewe rega ikibazo ni iki ngiki uwo fete ni uko nguko bimeze abakobwa muragenda mukababanira noneho nabo ugasanga arashaka kukuzamukiraho aragusabye umutwikire uranze noneho icyo akora aravuga ati ndaza gushaka ubundi burya ntwikira mwitwaza ariko ngewe uw'abandi ko iyo unciyeho mpita ngutwikira ntabwo nanga ubu waba ugenda kugenda kuza mu bundi buryo gute iyo umbwira ati Dumba ntwikira mpita ngutwikira iyo mbonye ufite ibikorwa bizima bishobora bimwe bisamaje cyangwa ibindi bishobora bifite akamaro cyangwa mpita ngutwikira mwebwe muhita mwanga aba bakobwa ariko rero banza harimo n'ikibazo muba muri miki abakobwa banza harimo n'ikibazo ariko tutarasobanukirwa ako niba abakobwa koko uvugira mu migane nka Yesu man erega imigani naje gusanga muri iyi minsi ari isobanura ibintu rega nawe ugira discipline ntabwo numva uvuga ibigambo bidasobanura niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe aribyo dukoresha tuvugana abakobwa bacu ngiye mbona atari cyo kiba cyabazanye ahubwo ashobora kuba ari twe tubashuka ni ukuvuga ngo ashobora kuza abakobwa ni abantu bari beza bakunda kureba bakavuga utujambo hari ukuntu umukobwa muri kuvugana kuriya mu maso bitewe n'inzara wifitiye wenda n'ukuntu umaze n'iminsi nyine n'iki bitanakunda ukavuga ati kubyana kose umukobwa nta kindi kintu ari kunshakira noneho ukamubanza muri iyo process kandi atari yari yamuzanye Jack ndi kubeshyara ibintu birakomeye ntabwo uri kubeshya bamwe na bamwe ariko Dumba ndamwizana n'inyangamugayo Dumba ni muzima cyane Dumba ni muzima mujya mubesha abantu nanjye nkitera ijeki ngende inyangamugayo hehe Dumba nakosa kuri wowe nakosa Dumba ufasha abantu indabyo za Dumba zirakenewe indabyo zawe zirakenewe Dumba uzagera ku kibuga usanga zidebye gutya reka Dumba afashije abantu benshi kabisa cyane cyane igitsina gore ntabwo uhitaho muri industry byawe kuba bimeze bite cyane ngo cyane igitsina gore urugero Ifiraya nyine bitanaga n'urugero Nadia none umuhanzi w'umugabo se nigeze mbona uzana tonalite n'umukomediye n'umukomediye tonalite arasetsa kuruta uko aririmba cyane ba Jackie ba Jackie promotion Yohana hasi hejuru promotion ku bakobwa ndi uwa mbere zirihuta cyane promotion ku bakobwa none se ba buri kantu bose nabafashije rero ujya no kubabohoza muri gereza ubu dukeneye kubarambuka n'ababohoza ejo nagubaho ngo ujya no kubabohoza Dumba ni ukuri Dumba ngira icyo ukora mwana none se ngiye nkora iki mani uko abantu babatwara kubera baba bakoze ibyaha byabo urumva nyine webye uburyo umuntu ashobora kuvugira nk'umuntu ni uko yaba afite information zihagije kandi izo information zirimo nka syndicate y'umuntu yamufungishije ariko zo inzego zarangiye guprovinga ko ikintu nyine ari cyo nta kintu waba ushobora kuvuga urumva umuntu aba yafungishije umuntu niho honyine ushobora kubivuga n'abantu b'inzego bakavuga ariko wamugana ibintu bivugiye ku mbuga ko natwe bisa nkaho ibyo dufite probably bakabyitaho ariko ntabwo iyo byarangiye nk'ubu ngubu nka buri nguni abagomba kuba probably yaduhamagaye yatubwiye uko bigenze
urumva tukamenya, ariko ubwo ataduhamagaye buriya mugenzi we ashobora kuba ari mu bibazo koko ibyo bintu yarabikoze, kubera kenshi ikintu batakoze umuntu aba afite ubundi afite iyindi version. nk'ubu ngubu wowe ufite ikibazo turaguhamagara nka Kira bagutwaye abantu bakubesheye, Kira akaza akatubwira ati Dumba rero uno muntu n'uyu byagenze uku ewana mumuvugire kubera ibibazo byageze kuri ribu babeshe ribu. Nuko nguko umuntu ashobora kuvugira umuntu, ntabwo ushobora kuvugira umuntu uturuka ngo kubera bamufashe tutazi byabaye, urumva ntabwo you can gute wamuvugira. Kereka nyine hari ibintu by'ibigoryi, kubera no muri showbiz yacu harimo abantu baba batazi ibintu naho biva naho bijya n'ukuntu bikora ibintu. Abantu benshi ntabwo baba babizi, baba babiguyemo gusa ukajya kubona arahubutse aragiye avuze nk'ibintu buri uzi ko afata ku mavuta ataza kuvuga ijambo ngo ribu ngo ntabwo nzongera kwitaba ribu. Ashobora kuba yakabaye atari muri prive. birashoboka nabyo 100%. Kubera aho ngaho ribu nayo ituvuga ati hano dufite ibirego byawe nka 5 twari twaranze guha amatwi, ariko reka tubyitegereze neza. Kwerega ribu baratureba, baba babona ibintu bimwe bakavuga ati abo ngabo ni abantu baba barimo bakora nyine ibintu byabo twarabimenyereye, nabo baradukurikirira baba bafite amafone. Ariko banzara bafite ibyangombwa by'abasazi. Hari abantu batajya bavugwa ko kubanza Kasuku niwe yavuze ko Jack afite ibyangombwa by'indera, ariko ntabwo Jack abyemera. Jack urabyemera ra? Jack aremera karwaye. Umuntu usara ameze nkanjye. Umuntu urwaye indwara y'ibisazi ameze nkanjye. Abameze gute? Njye mbanzi ko yaba yarasaze nyine ari kwa muganga mu bitaro ahubwo. Naje kuri Kasuka bivuga. Arimo aritabwaho. Kuri Kasuka bivuga. Ubwo nyine niwe musaza bayumva n'abandi bose. Kasuka ari inshuti na Jack we. Abayumva nyine n'abandi bose arabasaza niyo mpamvu. Ngo nazibana zidakomana amahembe ngo ubu ni igihe cyo gukomana amahembe yewe. Erega bashaka kutwiba. Ariko kuba bashaka kutwiba. Singikunda gukiza abantu. Hari gihe ukiza abantu bakiyunga bakakugira umusazi. Ariko ubwo sishatse kumeninga iki Reji Eka Jack wowe Jack naje neza kwiyunga na Gashuka iminota inga. Je kwiyunga na Jack ni umunota umwe. Umunota umwe kandi. Wowe ariko nje nawe ariko njewe nawe. Dumba nano yego byo ndabyumva cyane. Njewe kwiyunga nawe Jack. Twiyunga gute? Ko njewe ntacyo twagerayo gute? Aho koze twageraho gute uhamugana? Erega nugire cyaje kino cyo cyari cyaratangiye cyatangiye ngo kuntamo nanjye. No. Gute? Ntabwo nigeze muri ibyo bintu. Sinigeze nkora ikosa, sinigeze mpima wimbeshye. Jack namusanze kuko ntarabona umuntu ugerageza Dumba. Ntabwo ndakora iryo kosa ngo Dumba sinzi ikintu ataka. Uzo kuntu bangerageza. Dumba hoya, ntabwo ndakora ibyo bintu. Buri umuntu abantu bangerageza. Dumba nashaka kuri umunyagitugu. Ushobora kuba umunyagitugu nese kuki batakuzaho bimeze bikuru. Reka nkubwire. Dumba ashobora kuba ari umusiriyo kiramani. Abantu banzaho ukuntu banzaho. Ntabwo banzaho straight. Ngo bamfacing baca nko mu muntu agafata nk'umuntu nk'icyo cyajya akagifata akakijya mu matwi akakiduhira akakibwira uriya Dumba hererererere. Urumva kubera njyewe use straight abantu rega barankurikira babona ibikorwa byanjye babona ukuntu nifata babona ukuntu nitwara, so use straight abantu bashobora no kukwataka cyangwa icyo navuga cyose abantu baranyumva. Urumva sasa rero icyo ukora uca mu gikari, waca mu gikari ugafata nk'uno muntu iki cyajya kicyanjye ukakijya mu matwi ugahita udusenya, ugafata firigisi ukadusenya, ugafata fifiraya ugasenya, ugafata abo mwumvikana ugasenya, ugafata nka cyakiramani bakigiye mu matwi ubu ngubu bari barakimuyeho
bya bigore bya bikorwa oya se byabo. mwe byarakimashe bigikora mu matwi ibintu bitabihinduka. Bafashe cya Kiramani ndamuhamagara ndamubwira ati Kiramani ndasubiza Regis ku mwanya we. Niko naryamagaye ndakibwira ati Kiramani ibyo bintu utangiye kwigira ngo urimo urumva abakobwa ngo iki n'iki turasubiza Regis ku mwanya we. Kiramani ariko umwanya wanjye ndawufite mani ntabwo wahinduka. Umwanya wanjye ndacyafite Dumba. Kiramani tubanye neza ntari. Kiramani mubanye neza ariko mubana muryaryana ndabazi. Oya no Kiramani ntabwo tubana turyaryana kuko ega Kiramani ntabwo baradukora akazi kamwe nukuri. Akora iki Kiramani we akora filime na comedy. Wowe ukora iki? Yebra nibera muri mining man nza muri filime ndi kwishimisha tu ariko abantu babizi nibo babizi nyine buriya ndi umufana wa Kiramani nanjye. Wowe umeze nka Dumba utema ibiti warangiza ukaza kwishimisha tu ku mbuga. Ase ko narabona ifoto yari gutema ibiti ubundi bimeze bite? Ubundi birabe sti prank man. Birabe sti prank utema ibiti koko. Abantu mani benshi baragiye. Gino kizagurya turebe. Dumba nafite intoki nk'iz'umuntu utema ibiti ko. Reka. Ubizira kiza Dumba zimeze nk'iz'umuntu utema ibiti. Cya wapi? Ndi umutemyi